bihambaye kandi ubu ngubu ukunguko nyine nta nzoga ibaho mu buzima ntanyweye kandi natangiye kuzinywa nkiri umwana muto cyane umwana w'imyaka 8 natangiye gusambana afite imyaka 8 kandi nsambana n'abantu banduta kuvuga ibintu by'ibishego nyine cyane ubwo by'urukozasoni by'urukozasoni nakundaga kubivuga cyane nyine ibintu bidashije Imana icyubahiro nyine nambwe ati ayo magambo yawe ukunda kuvuga twayabyaza umusaruro wavuga mu buzima busanzwe yita profita ndiye nabivugaga bikoresha mu kazi nabivugaga mu buzima busanzwe turi nko kuganira akenshi ngo muri biriya bintu nige biviramo kuba mwakina amaporono nibyo nibyo koko kuko amaporono bwo urayakora we mw'icyo gihe numvaga nta soni mfite kuko nubwo namaraga kubikora kuwo nguwo nageraga mu rugo nkabika ibikoresho wenda mvuye gukoresha nyine ntamara kubibika nyine ubwo namaze kubikorana na wa wundi nagiye gushaka nkagera mu rugo namara gukaraba nimugoroba nka 2 cyangwa 3 nkaba mfashe moto nkajya mu kabari nanone nkajya gushaka y'abandi basore kuko nago numvaga nyine muri make byabaga ni nk'indwara rero navuga ko ari nk'indwara byabaga ari nk'indwara siko umuntu rero ajya arwara indwara y'ubusambanyi ntabyemera umaze gusambana n'umusore ugiye no gushaka undi musore bibaho we oya nago najya kubabeshyira ngo mvuge ngo nabaga nahuye n'agasore ka fake katazi yarabikoraga pe nkumva ndanabihaze nagira mu rugo namara gukaraba ata numva nyine bwa buciye nyine bwo mu mubiri nyine buragarutse dushe maze kujya muri dushe mu gusohoka muri dushe nasanze ko buri hari abagabo 3 kandi batanambaye n'imyenda bose nyine bari bakuyemo nyine bambaye nyine uko bavutse mpita numva nyine numvishe ko nyine ari ibintu bisanzwe ngewe numvishe ko nyine ari ibintu bisanzwe biri aho ngaho turaganira ndavuga ati ubu tugiye kunywa inzoga nyine n'abandi bagiye kuza ubwo numvaga ko nyine wenda ninjya no kubikora ndabikorana n'umuntu umwe apana 3 bose nyine bangiraho rimwe bari 3 icyarimwe bose babikorera rimwe iyo nzu noneho twari turimo inzu irimo nk'ano hagati ifite urupangu nyine runini nyine ifite ntuza nini cyane ntago izindi nzu ziri nkara hirya ziri aho baragiye bacuranga radio bamariyamo volume ntiwasakuze ngo uzabone umuntu gutabara narebaga nyine ngo ni umugabo mwiza ntago yagaragaraga nk'umusore yagaragaraga nk'umugabo ariko ukabona ni umugabo mwiza nyine pe ushimishije nyine wagukurura kubona waryo nambwa shesheri bimeze bite nyine usengera he nanjye ndaze gusenga hari ukuntu ba wicaye ukuntu nyine ariko ukabuhamye hamwe ariko hari ukuntu nyine wicara nanone ukicara uri kureba umuntu tuvuge ndimo ndakureba nkicara nkwiryaho ukagerageza buryo bwose uzamura akaguru wongera uzamura kandi ukoresha buri kimwe ariko ari uri kureba hanyuma se ko ushaka abantu bakizwa se nushaka abantu bakizwa mpobera neza umva nyine yarambwiye baburetse hari ahandi handi buze kuguhoberera nyine we twaragiye nyine tujya ahandi hantu uri kumva tugiye kwiyakira agiye no kunshakira nyine aho ndi urare ariko ikintu cyambabaje Gasaro TV Sigita The Unity ariko ntago ndi The Unity TV ngenyine ndi kumwe na Gasaro TV nkuko bisanzwe kuri collabo yacu ziza cyane Gasaro TV nkuko bisanzwe mukobwa mwiza cyane ya nanone turi hano hitwa High Table hitwa High Table Nyamirambo no twicaye turi gukora kino kiganiro kuri screen zacu cyangwa zanyu muri kubona umwana w'umukobwa umwadeperi cyangwa se mbahore nimba ari umwadeperi cyangwa se nimba ari umurokore ariko kigaragara ko cyuko ari umurokore ushima Imana ugaragara ko ari mu mwuka reka Gasaro abanza twakira umwana w'umukobwa hanyuma tumenye ikimugenza turakizi nuko yaje kuduha ikiganiro bidasa naho wamagana ari wamuruza imbere bikasa naho tujye kumuganiza tutaravuganye ariko navuga yuko afite ubuhamya ndetse ubuhamya bwe baraza gufasha benshi ndetse ari n'ababicamo uyu munsi ejo arabazabicamo ariko bikaba isomo navuga rero ko kuvuga idini runaka si ngombwa waraza kuza kubitwibwirira atubwire byinshi bimwerekeye tuguhaye ikaze umukobwa utangiye utubwira amazina yawe Ego murakoze cyane gusa ndakeka mbere ya byose nyine twabanza tukiragiza Imana kuko ari igena byose Mana urera urakiranuka izina ryawe nirishyirwe hejuru tugushimiye ko wabanye natwe
uyu munsi data turagushimye. Ni ukuri data wa twese turiho kubera imbabazi zawe, ntabwo turiho kubera ko twebwe tubishaka, turiho kubera ubuntu bwawe data nyiringabo Imana. Hari benshi batambutse, hari benshi batakibasha kugenda, hari benshi batari guhumeka, ariko twebwe turacyari guhumeka. Si uko twagukiranukiye rero, si nuko twakoze ibishimwa n'amaso yawe, ahubwo data n'imbabazi zawe. Ngaho turagushimiye rero, nubane natwe mwa kino kiganiro, utangirane natwe wera nyiringabo Imana, udufashe data wera nyiringabo Imana, kugira ngo data buno buhamya tugiye gutanga ngaha uzagire benshi data buhindura. Ngaho nukomeze ubane natwe mu izina rya Yesu Kristo, amen. Amen. Urakoze cyane kuturagiza Imana kugira ngo shitani ataza kwitambikamo. Amazina yawe ni nde wiswe n'ababyeyi? Nega amazina yanjye nitwa Igiraneza Anita. Anita. Yego. Umukobwa ushima Imana n'abantu. Yego. Nsengera muri ADPR. Muri make uri umurokore? Ndi umurokore. Hanyuma hari ikintu mpita nibaza, Anita, mu buzima busanzwe ndabona ugaragara nk'umuntu utuje, cyangwa se umuntu mbese ubona ko ufite ibintu byinshi kabisa. Nahereye kare, simbikubwira mu kiganiro gusa, nahereye kare mbona uburyo ki witonze, abantu umeze nk'umukobwa uri kurambagizwa kabisa. Oya, ntabwo ari ukurambagizwa, ahubwo ni uko hari ibintu byinshi umuntu wenda agenda anyuramo, so nyuma nyine yabyo bigatuma nyine ubasha kuba watuza. Muri make umuntu aca muri byinshi, navuga biteye ubwoba, ariko nyuma bikagera akavuga ati none reka nshyire agapira hasi kabisa, reka nshyire agapira hasi ngarukire Imana. Ni cyo kintu cyatumye umuntu witwa Anita yifuza kuba noneho yajya mu Mana. Njyewe amateka yawe ewana shanda yazi, sinzi niba nawe uyazi. Ni danje. Ngewe ibyo nzi wenda cyangwa se reka twibwirire, reka bari bitwibwira nje byiza. Tubwire gatoya ku mateka yawe y'ahantu hahise Anita. Ni birebire cyane, gusa ubu ngubu nyine ndashimira Imana nyine yatumye mbivamo. Shimira Imana nyine, sinzi nyine uko nabivuga nyine. Navuga Salomo niwe yigeze kuvuga ngo ibintu byose ni ubusa. Yego. Kwa ko niwe muntu tuzi nyine washatse abagore benshi cyane muri Bibiliya. Bavuga ko yashatse abagore 1,000. Ariko nyuma y'abo ngabo 1,000 yabanje gushaka abagore 1,000. Umukobwa wese abonye mwiza akamurarikira, akavuga ati uriya mugore ni uwanjye. Uwo abonye wose mwiza nyine wese nyine agahita amugira umugore. Bavuga ko nyine no mu gihe cyo gusaza kwiwe, kwa kundi yarashaje nyine agendera ku kabanda, agendera ku gakoni, nawe ntiyigeze yihangana avuga ati ndashaje, sinashobora abagore, sinagira uti. Yaravuze ati nubwo nshaje, mugende munzanire na kariya, nzajye ngakabakaba, nzajye ngakorakora nyine menye ko ari umugore wanjye. Uwo ngo bamuzaniye wabaye w'1,000. Nyuma yaho agiye gushiramo umwuka, nibwo yavuze ati ibintu byose ni iki, ni ubusa, kuko nta kintu atari yarabonye cyane, ariko abona ko ari ubusa. Abona ko ibintu byose nyine ari ubusa. Niyo mpamvu rero n'abantu nkatwe twagakwiye kureba ibintu byose nyine tukabifata nk'iki, nk'aho ari ubusa. So mu gukizwa kanjye rero, mu gukizwa ni birebire mu gukizwa. Nta kibazo, tubwireho impamvu nkuru iba yaratumye ukizwa. Kuko buriya abantu benshi iyo ugiye kumubaza impamvu y'ikintu aravuga ati natangiye bimeze gutya, ariko nza kwisanga hari impamvu runaka ikomeye yatumye nkizwa. Wowe byagenze bite? Mbere yuko tugera ku gakiza twe twamubajije ahahise ubundi. Ni birebire nyine, ahantu hahandi ureba ugasanga buriya ntuzarebe umuntu uvuga ngo njyewe ngo naretse inzoga, niba yaraziretse nyine aba yarazinyweye cyane bihambaye. Nkanjye ubu ngubu uku nguku nyine nta nzoga ibaho mu buzima ntanyweye, kandi natangiye kuzinywa nkiri umwana muto cyane, umwana w'imyaka 8. Natangiye gusambana afite imyaka 8, kandi nsambana n'abantu banduta. Nkagenda nkajya kurara mu tubari, nkajya kubyina mu tubari, nkaryamana n'abagabo kugira ngo banyishyure bampe amafaranga nyine. Kandi na ya mafaranga bampaye yabaga ari menshi pe, ariko ntagire ikintu amarira. Ugasanga nk'umuntu agwaye nk'ibihumbi 50, kandi uri umwana w'umukobwa, ubi wanyu baragutunze, nta mwenda wigurira, nta ki wigura. Kuko nubwo nabikoraga nageragezaga buryo ki bwose ababyeyi banjye batazabibona. Ko muri Bibiliya muri ahantu handitse ntihira, sinibuka ukuntu handitse, gusa nzi ko handitse ngo umwana w'ikirara ababaza se kandi akabera nyina ikirumbo. Uri kumva? Mw'iyo byose rero nubwo nabikoraga nagenderaga ku iryo jambo, ko nigeze kujya muri école de dimanche kera. Ni cyo kintu se cyakujyanye mu buraya? Uri mu rugo n'ubundi bumenyerwa buri kimwe, ariko bwa buraya buranga
ubujyamo bwo kuryamana n'abasore abagabo mbese navuga inzego zose navuga ko ari satani pe navuga ko ari satani kuko nta kintu nari mbuze mu rugo nararyaga icyo nshaka nkambara ndetse nkaniga ku ishuri n'igihe waryikuyemo mu rugo nta kintu batakoraga navuga ko ari nka satani pe niba mu rugo papa yaratahaga akavuga ati bana banjye batahaniye amata batahaniye jise ubwo urumva ngewe nkabirengaho nkabisiga mu rugo nkajya kubishakira mu kabari kugira ngo ngire ute mbone za nzoga kugeza naho nyine shangazi wanjye yaje kugera aho nyine arabimenya ko nzinywa aza kunkura mu rugo nyine anjyana iwe aravuga ati icara ahangaha niba ari inzoga ushaka uzajya uyinywa ariko ndanga nyine mbirengaho ndavuga ati inzoga yo mu rugo abantu benshi bakunda kunywa inzoga no kujya mu bintu nk'ibyo ngibyo babitewe n'ikigare n'aho bakuriye n'ibintu nk'ibyo wowe waba warabikuye he kugira ngo nawe winjire muri ibyo bintu kandi numva muri famiye yanyu batari bateye batyo njye rero naba nkubeshye naba ngiye kubeshyira abanyarwanda pe naba ngiye kubeshyira abantu njye nta kigare nigeze ngenderamo cyane cyane ko nta n'abantu nkunda kugendana nabo sibyo ko wenda ndageze mu kabari nkahura nabo ariko mu kabari ni njyewe wijyanyemo pe nta bantu bigeze banjyanamo muri make niwe wabyigishije ni njyewe wabyigishije ntabwo najya kuvuga ngo cyokoza ikintu cyo nzi niyigishije ni ukunywa inzoga ariko kuvuga wenda ngo ngiye gusambana kuryamana n'abagabo nabyigishijwe n'abagenzi banjye yego hanyuma mpita nibaza ikibazo gikurikira ese muri bwa buzima bwose wanyuzemo bwahahise wari utangiye no kutubwira turondorere ubuzima mbese waciyemo bwahahise noneho buteye ubwoba cyangwa se umuntu uyu munsi yakumva akavuga ati Imana ikura kure yego nibyo nakubwiraga nyine naragendaga nyine nko guhera ubundi iminsi naruhukaga ni 2 mu cyumweru ku wa mbere no ku wa kabiri ubundi guhera ku wa gatatu nabaga nagize nagiye mwana w'umukobwa nagiye mu tubari nagiye ahagana hehe ntangira kugenda menyana n'abantu nyine ukugenda uryamana n'abantu b'abakobwa bano twavuga baba bahagaze ku bandi bita indaya uko bagenda baryamana n'abantu bagenda nyine babigiramo experience nyine vuga ati bino babikora gutya ukasanga nyine abifitemo uburambe nk'ibyo ngibyo nyine muri uko kubaho gutyo mw'ubwo buzima ndagenda mpura n'umuntu w'umusore umwe nyine aza kumbwira ati mfite channel imeze gutya na gutya twakoraho nyine ibiganiro bimeze gutya na gutya nakundaga kuvuga ibintu by'ibishegu nyine cyane ubwo by'urukozasoni by'urukozasoni nakundaga kubivuga cyane nyine ibintu bidashije Imana icyubahiro nyine nkambwira ati ayo magambo yawe ukunda kuvuga twayabyaza umusaruro wavuga mu buzima busanzwe leta profita ego njye nabivugaga bikoresha mu kazi ego nabivugaga mu buzima busanzwe turi nko kuganira twicaye nk'ahantu nyine nkabaterera story cyangwa twasohotse nkabaterera story nkagati uko wafata umuntu ukamugenza gutya na gutya na gutya nkabivuga gutyo nyine biteye isoni nyine noneho nk'uko kubivuga gutyo umusore nyine aza kugenda nyine we arankunda mu kunkunda kwe nyine arangije nyine arambwira ati nyamara ayo magambo uvuga twayabyaza umusaruro ndamubwira se twayabyaza umusaruro gute ambwira ati hari ukuntu twayabyaza umusaruro ukazajya ubona amafaranga sibyo utavunitse kandi nako kabari wakagiyemo sibyo ukabona n'andi mafaranga ku ruhande ndamubwira ati okay ni wowe nshaka pe uwo musore urumva nyine naramwegereje mwigirayo inshuti ngerageza buri kimwe cyose nyine kugira ngo tube inshuti hanyuma umunsi umwe nyine tuza gupanga gukora bya biganiro nyine bya mbere twagiye kubikorera kuri channel runaka atari ngombwa ko mvuga y'izina tugiye kubikora nyine ni ibiganiro biba ngombwa ko ukorera ku buriri bivuga wicaye ku buriri ukabivuga wigira ukuntu nyine birimo amagambo nyine adahesha Imana icyubahiro ntabwo ari ngombwa ko yasubiramo ahangaha hanyuma njya numva ikintu ngo akenshi ngo muri biriya bintu n'igihe biviramo kuba mwakina amaporono nibyo ego nibyo koko kuko amaporono bwo wayakora kuko usibye Imana yonyine yahabaye nyine ikantabara n'amaporono nari ntangiye kugira ute nari ntangiye kuyakina nari ngiye gutangira nyine kubikora kuko nabyo nta hantu bitaniye n'amaporono niba uvuga ikintu se ukakivuga nyine ugikora ikintu kiba kibura uba uri kucyakitinga kuko ikintu kiba kibura n'uwo mubikorana bivuze rero ngo uramutse umubonye isoni zose ziba zavuyeho
ninka uba wambaye ubusa ninka wambaye ubusa ubu buri gutesha buri gutita icyubahiro cy'Imana niko navuga. Rero bivuge ngo baramutse bakuzaniye umuntu hafi aho ngaho mubikorana nta kabuza de prono mwayikina. nyuma y'amarido ntago iyo mwagerageza kubikora wumvaga byibuze wifuza nka cameraman cyangwa se boss wawe kumva hari icyo mwakora cyangwa mwarabikoraga? Bibaho cyane cyane ariko sibyo wenda ko ngiye bitakunze kumba inshuro nyinshi, wenda najyaga kubikorera hanze nyine ku bandi bantu, ariko nk'iyo nabaga ndi kubikora nagiye kukubeshya pe, nagiye kwirarira, nataga numva mbishaka umva mu mubiri nyine hari ukundi kuntu mpindutse sibyo, ariko nyine nanone nkagira kwifata bitewe n'iki boss wenda araho, cameraman araho, ugasanga nyine so ngizemo akantu k'agasoni ukuntu, ariko ntago byambuzaga nanone kugera hanze ngo njye gushaka nkahita navuga ati reka nkajya gushaka aho tubikorana. Nago njya nibaza akenshi na kenshi iyo bavuga muri bya bintu ngo umukobwa twe nk'igitsina gabo dushaka kubishaka bigahita bigaragara ku kanya ariko bigahita binashira. Ubu wavaga aho ngaho ukongera ukibitekereza mpaka ugiye gushaka undi muntu mu bikorana? Atari ukukubeshya sibyo, navaga aho ngaho maze kubivuga, bumva byo byari nk'akazi nabaga maze kubivuga, nkagenda urumva namaraga gusoza akazi bakanyishyura amafaranga twumvikanye, bakayema namara kuyafata nyine nkahita ngenda nkajya gushaka uwo muntu ubu habaga hariho nk'umuntu nk'umutipe w'inshuti yanjye bisanzwe dukunda gusangira, ngahita muhamagara nkamubwira ati uri hehe, nsanga hana tunywa akantu, umva tukakanywa, twamara kukanywa bitewe buriya hari ukuntu uganiriza umuntu bitewe n'ukuntu uri kumwikoraho nyine agahita avuga ati nyamara uyu muntu ashaka iki ngiki, nakipfishije agahita nyine agahita amenya icyo ashaka, kuko uzarebe n'umwana uri kugutereta ikintu, umwana uri gutereta umubyeyi w'ikintu aramureba agahita avuga ati wa mwana hari ikintu uri gushaka, ntabwo ugenda nyine uri seri wigize seri, ugenda wipfishije nyine vuga ati sheri ibiki n'ibiki, niba wamuhamagaraga wenda tuvuge Patrick ijya uwo munsi Patrick wishyira hasi uvuge bebe uvuge sheri, ibintu nk'ibyo nyine nawe nyine kuko ari umuntu mukuru ahita amenya icyo nyine ushaka. Hanyuma nk'iyo wagendaga mu nzira ukora ibintu nka biriya ntiwumvaga ufite isoni? Njyewe mw'icyo gihe numvaga nta soni mfite, kuko nubwo namaraga kubikora k'uwo nguwo nageraga mu rugo nkabika ibikoresho wenda mvuye gukoresha nyine, ntamara kubibika nyine ubwo namaze kubikorana na wa wundi nagiye gushaka, nkagera mu rugo namara gukaraba nimugoroba nka 2 cyangwa 3 nkaba mfashe moto nkajya mu kabari nanone nkajya gushaka y'abandi basore, kuko nago numvaga nyine muri make byabaga ni nk'indwara nyine navuga ko ari nk'indwara, byabaga ari nk'indwara. Siko umuntu rero ajya arwara indwara y'ubusambanyi ntabyemera. Umaze gusambana n'umusore ugiye no gushaka undi musore? Bibaho we oya nago najya kubabeshyira ngo mvuge ngo nabaga nahuye n'agasore ka fiki katazi yarabikoraga pe nkumva ndanabihaze, nagira mu rugo namara gukaraba nkahita numva nyine bwa buciye nyine bwo mu mubiri nyine buragarutse, nkahita mvuga ati ubu gahunda no kwambara nyine, nkahita mfata moto nyine nkagenda nkajya kurara mu kabari. Bikagera naho byajyagaho ndabyuka hari umunsi twigeze kujya kunywera ahantu ni n'ahangaha nyine mu Rwanda twigeze kujya kunywera ahantu, tumaze kujya kuhanywera ndi kumwe n'abakobwa babiri b'inshuti yanjye, noneho turagenda nyine tujya kuhanywera, umukobwa umwe aba aravuze ngo muze mbereke ahantu mbajya, nyine twari turi kunywa inzoga, noneho abantu twari turi kumwe yego bari kuzigura nyinshi pe, ariko nyine bari kugura ubwoko tudashaka, twabwira ngo muguru ubwoko ubu n'ubu bo nyine bakumva ko nyine tubasusuguye twabiyemewe ibintu nk'ibi. Umukobwa umwe ahita avuga ati muze mbajyane ahantu nyine hari umutipe inshuti yanjye mane ajye kutugurira inzoga twishakira. Ndavuga ati sawa nkuye twagiye, umutipe twabanje kumuhamagara atubwira ati ntabwo nava mu kazi ariko mfate taxi voiture ibageza aha n'aha ndaje mabasange. Yabaga azi ko muri timu we yaramuhamagaye kuko ari sheri we, noneho amuhamagaye atamubwira ati ariko ntabwo nguhamagaye ndi jyenyine, ndi kumwe n'abandi bashuti banjye babiri. Nta kibazo nimufate, kandi nawe yabaga ari ikirara nta rukundo mukeneye. Uwo mugabo simbizi kuko twahuye we rimwe, niko navuga twahuye rimwe. Noneho umugabo turagenda nyine twicara ahantu turanywa, ninkubwira ngo nyine turanywa, hari umuntu unywa
akavuga ati wese uriya wanyweye bitewe n'inzoga nanyweye icyo gihe njyewe iyo umuntu ambwiye ngo yanyweye mba numva ari kunsetsa kuko wagira ngo ni nk'ikintu bafataga bagasukamo nyine nk'ikigunguru wafataga nyine ugafundura ugahita usukamo ugatereka kandi nanone twanyweye inzoga umugabo niba yararebye amafaranga tumukonsomye akavuga ati aya mafaranga bano bakobwa reka nyababyaze kuko ntabwo yari kutubwira ati murishyura icya kabiri nanjye nishyura icya kabiri ntibishoboka nanone ntabwo ari kutubwira ngo murekeraho kandi yiyemeje kudusohokana ntabwo bibaho twaranyweye ahubwo we ikintu yadukoreye cyangwa mu nk'itorosho ikintu yadukoreye twari abakobwa batatu aragenda ahita ni nkaho yahamagaye timu yose yabo bakorana cyangwa se wenda y'inshuti ye ntabwo mbizi ubwo twese twasinze ariko nubwo nasindaga njyewe nabaga mfite ubwenge twasinze turagenda nyine abaratubwiye tuve mu kabari tugende tujya ahantu nyine iwe mu rugo nyine tugezeyo ni mu nzu y'ibyumba 3 na saro aragenda twagezeyo turi batatu abakobwa batatu nawe nyine wa kane ari umwe muri ya nzu y'ibyumba 3 na saro tugera ku cyumba cya mbere abarambwiye nyine nginjiramo hano tuvuga se twanje twicara muri saro tukajyana tugakora na douche umuntu akaryama yakoze douche ngo mu cyumba harimo douche bavuretse ndamubwira ninjiyemo kuko mbona douche irimo nazinze rero ndavuga ati nyine we na sheri bagiye kurara nyine bikorera umuti nyine nta wamenyekana iryamire mu kwinjira muri icyo cyumba ninjiyemo nyine ndagenda njya muri douche kumbi n'undi buri mukobwa yajya mu icyumba cye nyine arangije kugira nyine umukobwa we njye nagiye muri douche urumva ninjiye mu cyumba nkuramo imyenda maze gukuramo imyenda mfatiye swime njya muri douche maze kujya muri douche mu gusohoka muri douche nasanze ko buri hari abagabo batatu kandi batanambaye n'imyenda bose nyine bari bakuyemo nyine bambaye nyine uko bavutse no mpita numva nyine numvishe ko nyine ari ibintu bisanzwe njyewe numvishe ko nyine ari ibintu bisanzwe biri aho ngaho turaganira ndavuga ati ubu tugiye kunywa inzoga nyine n'abandi bagiye kuza ubwo numvaga ko nyine wenda ninjya no kubikora ndabikorana n'umuntu umwe apana batatu ngo ngubwo birangije nyine ndagase mwazanye inzoga twangoye inzoga ni izanyuma ngo turaba tuzinywa nyuma nyine kumbi buri muntu wese yajya muzanira abahungu batatu nyine buri mukobwa batatu nawe na wa mushuti we yahise amuhamagarira abandi basore babiri bamugeho ari batatu turagenda nyine muri icyo cyumba nyine mva nibwo bwa mbere byari bimbayeho mu buzima nyine ubwa mbere nyine yarabikoze numva nyine nta ngozi n'uwa kabiri ajyaho numva nta nakoze nabo barangije nyine so sinzi nyine ukuntu sinabona uko nabisubiramo kuko nyine Imana imbabare kuzongera kubivuga bose nyine bangiraho rimwe bari batatu icyarimwe bose babikorera rimwe noneho iyo nzu noneho twari turimo inzu irimo nk'ahantu hagati ifite urupangu nyine runini nyine ifite ntuza nini cyane ntabwo izindi nzu ziri nk'ara hirya ziri hehe aho baragiye bacuranga radiyo bamariramo volume ntiwasakuza ngo uzabone umuntu ugutabara ahubwo narasakuzaga nkumva na mugenzi wanjye nawe arimo arasakuza niryo jwi numvaga nasakuzaga nkumva na mugenzi wanjye ari gutabaza uko mumagara ati runaka ngwino nabare nawe nkumva ari kuvuga ati runaka vayo nabare nyuma ubwo nyine byaje kugira ngo nyine mamaze gukora ibyo bakora nyine urumva nyine twarasohotse ariko nta n'umuntu n'uyu n'umwe wabashaga kugenda twagize twakurikiye inzoga nta n'ikindi kintu twakurikiye ngo ari inzoga gusa zari zitujyanye birangira n'amafaranga ntayo baduhaye na taxi voiture buducyure cyangwa se moto byibura habe n'icyatanu baduhaye batujugunya hasi turigendera ari inzoga nkurikiye Imana wenda ntacyo kugira nuko nagize wa mutipe umwe wari waranjyanye gukora bya biganiro ndamuhamagara ndamubwira ati mfite akabazo k'ikise narwaye igifu nyine nawe urumva naramubeshye kuko we nubwo twakoranaga ariko yarameze nk'umuntu ufite urukundo yarankundaga nyine ntabwo nari kumubwira ngo naraye mu bagabo ntabwo bishoboka ubwo ngubwo byageze aho ngaho nyine ndagenda ndamuhamagara ndamubwira ati byagenze gutya ndwaye igifu ndi kwa muganga ibintu nk'ibi ndabyibuka yanyohereje 3,000 hagati rero mwabakobwa mwe ibintu 3,000 kandi mu busanzwe ntabwo twari dusanzwe tugenda kuri moto cyangwa tugende wenda twakabije ni moto twagendagaho ariko urumva nayo mafaranga ntabwo yari kudutegera bitewe n'ahantu twari turi ntabwo yari kudutegera moto ngo atugeze nyine twese mu rugo uko turi batatu nanjye ubwume ntabwo nari kuyategamo moto ngo angeze mu rugo
nkagati mwihagarareho nyine hatagira umuntu dushishamo ijisho tugira ute tugenda dukozeho nyine ku ikarita tugenda dukozaho nyine tugera mu rugo sinaryamye iminsi ngahe ndakeka ari umunsi umwe ndongera nsubira mu kabari nanone nibyo wahuriyemo nabyo uribagirwa ndongera ndibagirwa nyine nsubira mu kabari nyuma nibwo nyine kujya mu kabari nyine byaje gusa nkaho nyine bigiye binaniraho gatoya nkajya mbona nyine bya biganiro nyine by'ibishegu nyine nakoraga nkabona birimo biragenda byinjiza ndavuga ati we bya bintu reka mbihe agaciro birimo birinjiza koko nkagenda mbikora nyine mbikora gutyo ahubwo nagenda mu muhanda nava nkanga nagera nk'ahariya nkabona mugenzi wanjye nyine nkabona undi muntu aravuze ngo yingu dore wa mukobwa ngo wakoze iki n'iki nkumva nyine binteye ishema njyewe numvaga ko binteye ishema nkagenda ejo nkakora ikindi kiganiro nagenda mu muhanda nahura n'umuntu akambwira ati se ko mudaheruka gukora ikiganiro ko mudaheruka kugira ute wowe kumva bya bishegu biragushimishije ni byiza nyine nkumva biranshimishije kuko numvaga ko nyine ndi icyamamare nyine umvaga ko abantu nyine banzi kandi uri icyamamare muri nyine bibi nyine bidashije Imana icyubahiro hanyuma kudaheruka kuduha kandi nkumva nyine ni byiza umuntu akanyandikira akambwira ati basi butaha uzatubwire kuri ibi n'ibi nkagati nzabikora nkahita mvuga ati bya bintu ziko ari sawa muri abo bantu banyandikiraga nta nubwo yari abo mu Rwanda gusa harimo n'abo hanze banyandikiraga bakambwira ati gutya na gutya turakwemera ibintu nk'ibyo nkavuga ati ibintu ni ibi ngibi nta kindi ibintu ndagenda nyine mbishyiraho amaso nyine mbishyiraho n'umutima ku buryo ambwira ngo dukine porono usibye ko nyine wenda Imana yanabaye ntari nabikora ariko nari nabikoze nari nabikoze nuko wenda nabashije gutuma bidasohoka hanze ariko kuki nabwo narayikinnye n'ubu video yayo iracyahari ariko ntago nyine yajya hanze nyine ese wumva ko ufite ubwoba mw'icyo gihe nta bwoba nari mfite ahubwo naragendaga nkumva ndi proud yabyo nkumva nyine ndabyishimiye nyine nkumva ni byiza ahubwo ubu ngubu nyine nakijijwe ubu ngubu nakiriye Yesu nyine nibwo bisigaye binteye isoni nyine nsigaye ngenda mu muhanda nyine nkumva binteye isoni nyine sinzi nyine wenda tunagaruke ku gakiza kawe aba ariko tuvugaho cyane noneho ubu ngubu urazengurutse ugiye mu buraya ukoze porono wemayoga hanyuma uko twagusanze umeze gutya ni gutya narakijijwe nakiriye Yesu nyine byaciye mu zinzi Mana yanjye we byaciye mu nzira ndende ariko ni ukuvuga ngo bajya bavuga ngo inzira z'Imana nyine ni ndende ni ahantu Imana iramutse igushaka wowe uko biri kose yakubona naho waba wihishe he yakubona rero inzira z'Imana ni ndende naragiye nyine muri ibyo bintu nakoraga nyine by'ibiganiro muriraho nyine n'abantu bagenda bambwira gutyo nyine bambwira nyine frustration bambwira gukomerezaho bambwira ibintu nk'ibyo nyine nza guhuriraho nyine n'umuntu w'umupasiteri mbere nyine abanza kunyandikira yabanje kunyoreza ijambo ry'Imana ryo muri Zaburi 21 niba ari kangahe 21 ku murongo wa 5 nyine komanura arambwira ati uze gusoma nyine rino jambo arambwira se kubera icyo unyohereje bino bintu ndanamutuka icyo gihe cyane nyine arambwira ati wowe uze kurisoma ndarisoma nyine nuko nibuka nyine ko ndurivuga ariko ndumva nararisomye umuntu tugenda tuba inshuti gutyo nagasohora nkabona yagiyeho nyine nkabona yarebye byose yarayikinze nyine yarinze ibintu nk'ibyo ngibyo ndari umupasiteri akambwira se nyine akajya ngira inama akambwira wazakijijwe ibintu nk'ibyo ndamubwira ati rero gukizwa ni mu mutima w'umuntu rega ndakijijwe ese kuvuga ibintu niko kubikora kandi niyo najya kubikora Imana yanga icyaha ntago yanga umunyabyaha ntago Imana yanyanga ningenda kubikora nzihana none se ngo urabona Imana izahora ikubabarira buri munsi saa 8 ukoze icyaha Mana mbabarira saa 9 ukoze icyaha Mana mbabarira ubwo urumva nyine ibyo bintu ari sawa umuntu tugenda tuba inshuti gutyo nyine ibintu nk'ibyo umunsi umwe nyine nza kumase usengera hehe nanjye nzaze nyine nzaze kumva ku ijambo nzaze mu materaniro nyine numve ko iryo jambo ry'Imana ryawe ubundi atira ubundi jewe nashaka gutura hasi jewe bitewe n'ifoto ye yari nyine yari yashyize kuri profile yiwe nararebaga nyine ngabona ni umugabo mwiza ntabwo agaragaraga nk'umusore agaragaraga nk'umugabo ariko ukabona ni umugabo mwiza nyine pe ushimishije nyine wagukurura kubona waryo namugashisheri bimeze bite nyine usengera he nanjye ndaze gusenga niyo usengera ndaze gusenga ndakeka n'icyo gihe
nahise mpanga kujya kugura akajipo n'utujipo twari tugezweho nyine tw'udusimirikwire tugufiya dufite imashini inyuma ndavuga ati kano kajipo niko nzagenda nambaye kugira ngo ninamugeraho ndi mu materaniro ndavuga ati n'ikimenyimenyi yewe nzajya mu materaniro ndi uwa mbere kugira ngo nicare mu mwanya w'imbere iyo wicaye inyuma nyine nta muntu ukureba sibyo abo mwegeranye b'iruhande rwawe gutya nyine ariko nta muntu uba ukureba ndavuga ati nzazinduka kugira ngo nicare kuri wa mwanya w'imbere kandi nicare ahateganye n'ahiwe sibyo nicare ahateganye n'ahiwe ndangije nyine arambwira ati rero nubwo tuvugana njyewe ntago ndi umunyarwanda ndi hanze ndi Uganda ariko nabwo ubishaka wazaza namubwira ati reka njyewe amatike sinayabona niba koko ukunda Imana kandi ukaba ushaka ko n'abantu bahinduka uzanyishyurire tike hanyuma nze nyine mwayo materaniro yawe inze nyine nanjye numva ijambo ry'Imana numva icyo Imana inshakira wa mugani wawe ariko we gahunda yawe yari iyihe gahunda yanjye yari iyo kumugusha nta yindi so ndagenda nyine amaze kugenda we yanyohereje tike nyine njyayo ndagenda maze kujyayo ndagenda njya no mu materaniro nk'uko nari nabipanze koko hari agasengeri mfite mu rugo k'umukara nyine yo narakambaraga nyine gasa nkaho nahishe imoko yonyine nabaga meze nyine nk'umuntu wambitse imoko yonyine so icyo gihe rero niko nagiye nambaye nako kajipo nyine urumva nagiye nyine muri make meze nk'umuntu uri kumukurura ushaka kumuseduiza ngezeyo nyine ndagenda aranyakira yabanje kunjyana ahantu nyine aranyakira arambwira tutaza kwicwa n'inzara ngerageza buryo ki bwose aho hantu twahaguma amateraniro agapfa nyine biranga bigeze aho ngaho tujya mu materaniro tugiye mu materaniro nyine turasenga birarangira ariko njye nubwo we bari gusenga njye nasengaga bitandimo nyine wicaye imbere rero tubwiye numvaga nyine bitandimo kuko nari nicaye imbere nageragezaga buryo ki bwose hari ukuntu ubona ukuntu nicaye uko nguko hari ukuntu uba wicaye ukuntu nyine ariko ukaba uhamye hamwe ariko hari ukuntu nyine wicara nanone ukicara uri kureba umuntu tuvuge ndimo ndakureba nkicara nkwiryaho ukagerageza buryo ki bwose uzamura akaguru wongera uzamura kandi ukoresha buri kimwe ariko ari uri kureba hanyuma se ko watubwiye yuko yabaga Uganda icyo gihe mwari muri Uganda yego twari turi Uganda yanyoreje itike njyayo nyuma ubwo ngubwo nyuma y'amateraniro twaje gusohoka nyine turagenda ndamuhobera ndamubwira ati pastor amateraniro nyine yagenze neza wigishije neza arambwira ati wimpobera gutyo cyane wambaye na gutyo abakristo batabibona ukundi namubwira ati ahubwo mpobera cyane none se abakristo barakubuza guhoberana ushaka abantu bakizwa se nushaka abantu bakizwa mpobera neza umva nyine yarambwiye ati baburetse hari ahandi hantu ndibuze kuguhoberera nyine we twaragiye nyine tujya ahandi hantu uri kumva tugiye kwiyakira agiye no kunshakira nyine aho ndi burare ariko ikintu cyambabaje Gasaro TV